Our broken hearts like broken tries. You can get all back together. Still lost with broken pieces. Still lost with old pain. I loved you without a second thought. All I got was pain. I loved you with all the shattered pieces. All I got was pain. Now I'm Yeserisha igihe dura kuri gate ayo mabwiriza warushe gufata ni ndore igiye kuyaguha yarayaye. Okay. Igihe sohoka kuri gate ndi kumwe na Zabana Breeze. Nibo bari bamamagaye. Ko nari maze guhura na Ari yamuteye ubwoba nje kubabwira ko nabigenje kugira ngo bambwe ikintu cyo gukora. Bakumvisha bahita birukanka kandi njye ntabwo nari kwirukanka. Ahubwo nahise amanuka kwa ko utari uzi ko turi mu mugambo umwe. Niyo mpamvu wambonye. Ariko kuri kwanje nuko. Mana yanjye numfasha. Iminsi ura mukobwa yampaye ikarangira zaba gihobagiye. Nzajya mu rusengero muri turo ryishimye. Sabutangiye kugira ubwenge bwo gukeka yuko naguze telefone nziza mfite amafaranga. Mana yanjye. Shumva ko nigenje nariye byinshi. Mana we, sinzarota ibintu birangiye. Gusa watangira gupanga ahantu nzahongereza ba. Kwibintu n'ibiramuka birangiye. Akamenya ukuri. Nanjye kandi yanyihigira kanyica. Iyo nama nigiriye niyo. Mwana Yesu. Ibi nabyo ni ibibazo bizanye n'ibindi. Seri ko atari mukuru ugiye kuntereza ingaruka. Ibibazo umuntu aba yifitiye. Ari na mahoro kumamagaye izi saha. Umeze ute? Meze neza wowe? Nanjye meze neza. Nese ko ngushaka? Izi saha? Ndagushaka byihutirwa n'ukuri. Waretse se tukazabona nejo. Nese gukora icyo ngubu waretse twabonana n'ukuri ndagushaka byihutirwa usanga. Shabo ngubu hari ibintu narindimo ariko nizere ko atari ibya mukuru wawe nifite n'ubwoba. Oya ntago ari ibya mukuru wanjye. Nta bihuriye ahubwo nyine nuko ngiye gushaka kandi birihutirwa rwose. Ese wakihanganya tukazabona nejo ko none ahantu ahari. Okay naribi reka tuzabona nejo ariko inosabye atari nka bya bindi byawe wibagirwa ibintu bishyire muri Ntabwo mbyibagirwa reka tuzabona nejo nimugoroba. Ho nzaba mari. Muri repetition nzahita ngucaho. Sawa. Sawa. Cyo ni ibiki noneho. Breeze n'ubu ntabwo ushobora kumbwira ukuri ko n'ubundi ukuri kose nakumenye. Namenye ko we na Zaba ari mwe mwishyuraga Green gateye inshuti zanjye ubwoba. Innocent ibyo yambwiye abimbwiye n'ejo yaje hano kundambwira ko mfite ibyumweru 3 muri iyi nzu bakaba bayinsohoyemo. N'ubu ntabwo urashaka kumbwira umabjo ari we. Linda njye ndumva nta kintu nagutangariza ariko igihe nikigera nzabikubwira tu. Asicyo gihora umbwira ni iki? Ukuntu nakubwiye bya bindi ni nako n'ibindi nzabikubwira. Gusa nyine ubu ngubu ndumva nta makuru mfite nyine narenza. Biriya bambwiye nyine byari ibyo. Urumva muri wowe utafunguka ngo ubimbwire. Njye ndumva igihe nikigera ariko nzabikubwira. Nkuko nakubwiye. Icyo gihora umbwira ubundi kizagera ryari? Uko burya kibi no guhubuka ariko nyine gake gake nzagenda nkubwira n'ibindi. Uzagenda umbwira ibindi se kandi nkubwiye ko ejo Innocent yambwiye ko ari ibyumweru 3 ngo dusore muri iyi nzu. Sure. Isundi ko ndi ngo minitsinda murakorana ibintu byose mama yabwiranye kuki wikanda. Ko tuvuge ko nabyo ruzi. Ibintu Innocent uje arabikubwira. Bincisha hirya no hino. Ngira mama ujanye n'indi. Linda waretse nkazabikubwira ubutaha. Ko ngubu ngize icyo mubwira wenda bifite icyo byankora. Okay, ibyo tubyihorere.
hanyuma si iby'umwana mwitebye urabivuga iki ubu ko wagiye kudusura mu nzu urabona nzaba hehe bizagenda gute sha yego ibyo ndabyo ndabyemera ariko urabizi yuko nanjye nta bushobozi ntaki maniruka imihanda kugira ngo mbone n'icyo mbona sha uri umukobwa mwiza ndumva washaka undi musore ukamugerekaho kuko ngiye rwose ntabwo mfite ubushobozi bwo gusapotinga hakuze ko umuntu bwagushizemo ngiye nifate ngireke ndakundi musore utari na se w'umwana njye kumushyiraho umutwaro wo kurera umwana utari uwe sirinda ukunzi njyewe no kubona amafaranga yo kwiyogoshesha aba ari ikibazo ubwiyo nda yawe urabona mfite ubushobozi bwo kwirera koko sha rero ibi mbikubwira ndabona utari kubyumva niba ibyo nakubwiye tutabyemeranyije ndumva nta n'ikindi narenzaho ubwo nyine ngomba kwihakana nibyo kandi nta n'ibindi narenzaho wahageze biraba kwereka mu cyumba cyanjye hari aho buri se karibu umukobwa reba gusa nuko ufite icyumba cyiza twicaraho neza gute cyane sawa nese ko none guhamagaye nimugoroba ukambwira ngo uragiye wari ugiye mbabarira cyagiye ntabwo kubipaga ngiye mu mayoga naraye nywa kugeza mu gitondo ubu nibwo nkibyuka urakomerewe cyakoze none se ahubwo se buriya wampuruzaga ririya joro ninde wapfuye cyane wapfuye ubwo nyine nagushakaga ni ibiki Zaba Oui. wari ndi gukomanga aya masaha Sinzi uko ushobora gusanga ari umuturanyi. genda urebe shase ko mfite ibintu byinshi gusa nyine ndashaka no kubwira ejo nahuye na Zaba afite iki amaganya ariko se we Zaba ntajya ahinduka usabona amaganya yari ari kumbwira nyine ibintu n'ikuntu bya bindi byarinda cyakoze ikintu namucenzemo se nyine nambwiye nanjye niyoberanyije ndambwira mana yanjye nibeshye kuri Innocente nawe n'umwana mwiza mbabarira uzamunsabira imbabazi ibintu nk'ibyo umfasha ubazi ngo nyine ndi kwida umuntu wicuza ibyaha nakoze Elizabeth se neza bite? Kujana ijoro bimeze bite? Nasibe ko na gahunda neza. Ni ngombwa ngo uzane ijoro ko ariko kurana utashaka turaburiza amaso boss reka mbanze nkubaza. Igihe urabona ngiye nari kubigenza gute? Ayanjye ndashaka yanjye. Ahubwo ngira vuba vuba. Ngira vuba. Uburyo uzo saa 8 z'ijoro ibyo urabizi ngiye mfite umugore n'abana. Ubu se urabona ngiye guhabira baza kugenda gute? Urashaka kwiraburiza ngo Linda anamenye yuko ari nawe muri ibi bintu. Umuntu mwiganyiro cyangwa amenye yuko uri muri ibi bintu. Reka ngombwa guzira ijoro mwana yawe inje niyohereje base gakeye sibyo sinagwa agomba gutegereza mwana tugenda nagombaga kuri phone saa 5 nagombaga ko eshatu missed call eshatu zose ntaziyamagaye wanga kunyitaba sindi busy mwana urumva reko kugenza gute none sasa rero iyo umagaye Innocente nawe yanze kunyitaba umva rero mbwira ikintu kirayi kingendesha amajoro yose nzajya bwije kwije nyine usikari saa 4 zaryari za nijoro nibwo mbyutse ubwo byutse nyine nakubwira ngo urakomerewe umva mubwire asundi nusa ubundi ushyize mu bwenge bwawe ubona ibyumweru 3 uriya mukobwa yaguhaye bizashira ahubwo rero ngereka mbabwire mwe muracyane ibintu mutazi
muracyana ibintu bita muracyana ibintu ubu hari ikintu kimwe wasana ku buryo usanga umuntu samana neza kugira ngo urinda abana tubone nose ugurinda nabimenye biragenda umva rero zaba ngereka ngiye nkoreze for example ntabwo uzi ngiye wayigenge ngiye ntabwo ngiye ibintu byo gukina bro tuza bro urabona for example ubona kuno kino kibirito kuno cyatse uri kwibona ino nzu yanyu niko ntabwo ngira umutima mubi mu buzima bwanjye ariko ni mushaka cyane ubuzima bwanjye bro nukuri kw'Imana nkeneye amafaranga mane ndazishaka none se kwino santi yanarakaye ngo nakazi mwakoze mane bagenda nta nubwo ngiye nshaka no kugira ngo sivyo mvuge cyane kugira ngo muteze abantu genda tubigenze gakeya duhoromereza yanjye please ino santi yarakaye yanze akusuka ariko ko mane yanjye ndazira ikigoko mfite ngiye kuno yavuze ko akazi kabonaniye mane nushaka no kubikuramo none yanasaza ngaro dokemo bigenda ngiye ko shaka kubikuramo kabisa nakabyikorera akazi kaza none naye ndi kumuvugisha akakugira ikinambwira uzi umujinya afite se yasaza ubyumve agusigaye mangaye 40 akuze ko wasaze sima yari magana bisekoje ako nkuba abantu barwana n'iki baranshaka iki kiramo ho ngaho nta kibazo ho ngaho rubanza nyumvira usante yarakaye akazi ke nago murakoze neza ujya muri iki uragira muri iki uretse kungora akazi ke mwanze gukora fresh no sirika mu basubetse gato ko yagusabye gutera abantu ubwoba bakareka kuvuga ibintu uretse gato ariko mwana bro Sasha ntese nitwabyandikiranye njye rero bikurikije ukuntu mbibona ntabwo bino byumwe bitatu bizashira niyo mpamvu ndimo ndakubwira ngo ushatse wakitegura hakiri kare ibyo ukora ukabikora hakiri kare ukirinda gutegereza ngo ibyumweru bitatu kuko njye ndabibona ko bitazashira ahubwo njye nta kibazo mfite ikibazo naba ari mu nzu nese si twabyandikiranye yuko iby'ubwari ikibazo rero kirahari kuko uriya mukobwa yasaze bagomba kujya mu nzu ye kandi noneho kuri no nshuro ntabwo ari bukorohere Imana igirirwa asererana mere ukumva n'ejo bundi baraserereye umukobwa aragenda zinga varize yiwe ibikapu byose arazinga aravuga ati ngewe muri uru rugo ngomba kuhava vuba bishoboka niyo mpamvu rero ndi kukubwira ibi ngibi wabanje kumva mani wabanje kumva banza wumve mani wisha ushaka kuneza rinda mani rinda uzi ko arimo hano mani ibi byose byo muri kubwira mani ejo bundi abanyeshuri barajya ku ishuri sibyo mfite ngiye ibintu ngiye ngomba rega ari ibintu mu bya bagomba kwishirijaho none se umugore iki se fukagahoro mani fukagahoro banza ufukunye none wanyishyuye yanjye banza wumve wanyishyuye yanjye wacetse batuza maze mubwire Innocent yaravuze ngo yashaka ko tubatera ubwoba niba murabuze ngo babwire Linda yuko ari uri inyuma ya diru zose none Linda yarabimenye nose urumva uri kwishyuza ikimana ntabwo ndi umuntu w'Imana bro ariko urimo urambabaza mana urimo urambabaza njye nyine amafaranga muri kimana nyine amafaranga yanjye kabisa ngo yajyanwe nyine amafaranga yanjye kabisa mubara kandi mana ndakwinginze mana 3 days niziri kubiturye ndabizi mana kuvuga mana kuruka gatera bro wikuruka mana niba uri kunyirukana ko bitarasa iminota ingahe ko ari benshi mu mwe babikoze nibura nkaba nanaruhuka Ega nimwe mutera umuntu umutima w'Imana nusubiza agahinda ngiye mfite ngiye yarabizi ngiye wibanza wumva uzi haso zisi Imana w'Imana ibyo gahinda nuko bagufunze man uri cyafite Imana ku depression no ku man stress wibanza wumva ikintu cyose Imana nibanza muri Imana man kuri ikimana kikabanza mubwire Innocent yari yatanze amafaranga ngo mutere ubwo abakobwa ntibazagire ikintu babwira Linda adashaka yuko hari umupango mwebane ubu tuvugana bro ubuse nibwirize mbabise nijyane cyangwa negereza wenda mpano uzakora igitangaza kagakuba ngo Vanessa karagiye kabwira Linda ibintu byose uburindera muvumbira nta kintu bari kuvugana urajya mu muri kimana ubushize mu gacumva urakoze akaye kazi byo kwe ntabwo ndamubona mu none ngana najya mereza none rizati yanyu mani ngomba kuzibona ryari ntago nakubeshya Innocent yarakaye n'amafaranga muzabona sasa rero nta kindi kintu ngiye ngomba gukora ngomba kwitabaza inzego zibishinzwe uzashaka kuzana inzego z'umutekano mu bintu bitemewe twakoze uziko nawe bagufunga wowe gutera umuntu ubwoba mani ukoresheje intwaro uziko bagufunga bro ushatse bakora ibyo ukora hakiri kare niyo wakiha icyumweru kimwe n'igice ukaba wabisoje ku ruhande rwanjye nta kibazo mfite ikibazo ni icyabari ariko nabo reka nshaka ukuntu mbakuramo uzi igiye kurikiraho mwamaze kubibona kabisa wa mugani w'Innocent ibi bintu kubizanamo abantu benshi nitwe twiraburije mani watuje basi tukabanza tukava mu byo turimo mani banza mva muraburi basi bikombwira urahita tuza se basi urahita tuza ngiye banza ubinyemere mubwire basi cyaterwa n'ibintu murambwira umva mubwire uko ibintu bimeze
ngo turashaka kugurisha hano rero muri santere uburyo kandi twamaze no kubona umuntu uhagura miliyoni 80 uri kubyumva bro n'ibintu byose ariko birimo tu televiziyo intebe igitanda n'ibiki n'ibyombo byose uri kubyumva twamaze kubona umuntu uzadukubita miliyoni 80 urumva rero wowe tuza n'ubundi nicyo kintu turiho nuko nyine twashaka kureba ukuntu Linda yava mu nzira kugira ngo atazaduteza ibintu by'ibibazo uri kubyumva buriya nuko utabizi mani buriya ntukabone Linda ari kugira gutya byose nubwo mba nabuze ukuntu muvanaho hano n'ibiki mani buriya Linda twakoze umurenge mu ibanga mani se burya nabyibuka ko twasezeranye mu murenge wawe rero sasa byari insazi kugira ngo ndebe ukuntu uri kubyumva nagurisha hano atabirimo ariko icyiza ntabwo twari twarasinye ivangamutungo so rero tugiye kujya miliyoni 80 witegereza ayo mafaranga n'abakimara kugera hano ubu nanakura muri inoti ya 500 mani watuje ubu 80 yari gutuma wisaza gutya mani webyumve wicomokere uri kubyumva ubu ngubu miliyoni 80 tugiye kurya na miliyoni yose kona nayigwa amaramutse ucirenze akoza njyewe banza ikibazo amushyira wowe banza wumve nyine ikibazo amushyira Linda yamaze kuvumbura inosante kandi turi kwanga ko Linda yaduteza ubuyobozi cyangwa agashaka kuba hari ikibazo na kimwe yateza bikabitsaza njye nimara kubona amaze kwituriza na inosante twemereye neza dufite umufungo wacu tuzatuza duserebure nk'abantu bose bari muri deal man okay naribi ariko njye mu by'ukuri njye ntabwo ndi umuntu mubi sibyo ntabwo ndi umuntu mubi man n'isi hindura umuntu sibyo ni umuntu man please I beg you bro sibyo baro bikore man ubikore nk'uyikorera man ntabwo ndi umuntu mubi no kubona man ngenza nkabara bari abakobwa man nukugira iki nukugira ngo umuntu ashake mayisha man sibyo ntabwo ndi umuntu mubi man ariko none ntera umutima mubi man nzahata mwire ko ngiye wegenge ndigesa ari bro umura man wihura wenyizera man njye ariko nawe warabibonye ko man aka kazi kanyu mwakoze fresh ubu ibyo ngibyo ariko wa muniga w'inzobe man se we ntiyarabuye man uskino nawe byose yibwira Linda man ibaze ko yanamaje gukoresha ibitanda yakoresheje ibitanda intebe yarazikoresheje amagayedero bibiki byose ububati bwo mu nzu n'ubwo mu bikoni byose aramaje kubikoresha ubwo urumva atari umuntu ushaka kuza mu nzu yakiri kare kandi rego umenye yuko abakobwa muri kino gihe bafite amazu yabo kuba iwabo aba ari ibintu bigoye noneho nk'uriya rero aba yifite n'agashaka kuko yagumiwe n'ibiki yirirwa serera na meri mama arambwira ati wagiye ugashaka umugabo ngo batwumva njye mfite ibyondo byanjye nta mugabo nyene rero urumva yasaze dore nk'ubu Linda yanyandikiye message kuri WhatsApp ariko yarari kunsaba ngo ngo mbabarira ngo niyo twaba ngo tunota dutatu basi ngo niyo yaba ari yo nshuro ya nyuma nkubonye ngo ariko mbabarira mu mwanya tuganira agiye kujya yagiye gupfa simbizi nawe rero ujyana ubwenge nyine nanjye namwemenda mbwa ati nta kibazo turabonana ariko nanjye ubwo ni kwakwirurutse amaze igihe kinini uneka nanjye genda unekere kandi ukora n'ubwenge atagira ijambo gukuramo bro amafaranga yanjye nkayabona neza kandi ntungore man uzayabona man wicomokere tumenza okay rero nibyo ngibyo nagushakiraga niyo mpamvu uriya naguhamagaraga igitaraganya nibyo nashaka kubwira byaba byiza ibintu ukora ubikoze wihuse bitabaye ibyo bazakwandika ku gasozi mwana n'isere ntari burakoze ubwo turaza kuvugana n'uvaye mbwira kubwira nibyo yarinda uko byagenze fata akarangere niryamire Sante yavuze nibyo kabisa umuntu yanga koko nibyo abona ubu icyumweru kimwe hari ukorye ngo nisakara rwasuye kari agacucu ngo nirinde sheri nuko nzi nzigiremo ikintu kiyo cyajemo abantu benshi wapi ntadiri bikirimo amafaranga sinzi ko tuzayarya kabisa
best of me. Let it get the best of me. Now I'm fighting depression. Can't let it get the best of me. Can't let it get the best.